Sasa ibitabo ni ikintu cyiza cyane ku muntu ushaka guhindura imitekerereze. Bimwe mu bintu bituma umuntu akora ntagire aho agera, cyangwa se ikintu cyose yinjiyemo ntagitindemo, ni ukubera mindset, kubera imitekerereze. Muri Bibiliya Yesu yaravuze ngo shaka ukuri kuzakubohora. Ugomba kwimenya ni hehe? Turuka mu byo usoma, ibyo wumva, abo wumva, ibyo ukonsoma muri rusange, ndetse n'abakuzengurutse nibo bagena imitekerereze yawe. So ndagira ngo ukore subscribe kuri Farm Mindset, niba uri kuri TikTok ukore follow, channel YouTube channel ni Farm Mindset. Tugiye gutangira gusobanura ibi bitabo gake gake, birimo ibintu byinshi cyane, ariko bimwe mu bintu bishobora kugusubiza inyuma ni ukutiga. If you are not informed, you will be deformed. Uburyo rwose bazi gufunga ibintu, urabona ko binafunze neza ku buryo bitakwangirika. Ngiyi impano twayigezeho. Gore niyo mpano nakiriye, nshimiye Bookster kuba yangejejeho impano. Hanyuma ikintu nakubwira, ushaka ibi bitabo nyandikira ngo uhereze nimero za Bookster nawe babikugezeho aho uri hose. Nibaze ko nta nubwo banyishyuye kubamamariza cyangwa se bamyonza bamamarize, oya, ahubwo nakunze serivisi yabo, reka twige gushimira serivisi. Ubwo rero ibitabo ni kimwe mu bintu ushobora kugufasha gukirenga imitekerereze, kubera ko ubwa mbere nsoma iki gitabo si uko nagisomye, ahubwo nagisomye kiri soft, hanyuma biza gutuma nyishaka na hard kugira ngo njye nyisubiramo. N'igitabo cyanyigishije itandukaniro rya liability na asset, itandukaniro ry'icyo bita liability na asset. Liability ni umutungo wose wawe ugukura amafaranga mu mufuka aho kuyashyiramo, hanyuma asset ni umutungo wawe ukwinjiriza amafaranga mu mufuka wawe. N'ibindi bintu byinshi n'uburyo amafaranga ukorera, uyu mugabo yabivuzeho neza cyane. Hanyuma uyu nguyu bita Atomic Habit, iki gitabo bita Atomic Habit cyanditswe n'umugabo bita James Clear, cyeka ariko barisoma James Clear. Hano kiravuga ngo an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Uburyo bworoshye bwiza bwagaragaye cyangwa se bwabonetse, inzira nziza yo kubaka imyitwarire myiza ndetse na break bad ones, ndetse no guhagarika imico mibi cyangwa se imico utakunda. Iki ni igitabo bita Psychology of Money, kigufasha kumenya uko amafaranga atekereza. Abantu bose babyinuka mu gitondo bajya gukorera amafaranga, bakanayabona make nyine wenda ari ku rwego rwabo, ariko bakagomeza bayirukanka. Kubera iki? Baragukorera amafaranga ariko ntabwo uzi gukunda amafaranga kugira ngo nyagumane, kugira ngo haza menshi kurushayo bikorane, kirirwa wirukanka yashaka iki. Sasa igitabo so gusoma gusa, urasoma ugashyira mu bikorwa. Gusoma gusa nta kintu bimaze. Urasoma, you read and then you act towards you read. Iki ni cyo bita Art of Spending Money. Kisindagisoma ariko ndabandi kugisoma mu minsi mike. Ni igitabo cyiza cyane, kandi nanjye hari igitabo ndi kwandika kivuga kuri imibereho yacu iyo dusohotse muri kaminuza, ukuntu biba bimeze, uburyo dustragoringa, uburyo tuba tutazi icyo dushaka, icyo dukora. Ndimo ndacyandikaho, nzakibabwira. So ndagira ngo ukore subscribe kuri Farm Mindset, uri kuri TikTok ukore follow, channel YouTube channel ni Farm Mindset. Tugiye gutangira gusobanura ibi bitabo gake gake, birimo ibintu byinshi cyane, ariko bimwe mu bintu bishobora kugusubiza inyuma ni ukutiga. If you are not informed, you will be deformed. Niba utabonye amakuru cyangwa utakiriye amakuru, nabivuga gutera, uva muri forume, kubera ko ugomba guhora wiga. Kwiga ni ukwakira amakuru. What you know determines how far you go. Ibyo uzi nibyo bigena kure wagera. Kora subscribe kuri Farm, ndetse mwakoze kumfasha kwakira zino mpano, nangiye ku enjoying impano zanjye.
nyandikire muri comment cyangwa se nyandikire aho uri bubone ino video, hanyuma nguhuze na Bookster ikugezaho ibitabo aho uri hose mu Rwanda, hanyuma nawe wisomere wagura ubumenyi wige, kuko wabaye umuganga, umunyamashanyarazi, umu accountant, umuki, byasabye ko ari ibintu usoma cyangwa se wiga, byose ni byo gusoma, wangiza ugasoma ukiga. So read the book. Igitabo ushaka ko nzagukorera cyangwa se igitabo ushaka ko nzasobanura cyangwa se nkakivugaho, unyandikire muri comment cyangwa se unyandikire igitabo cyagushimishije muri ibi byose. Ciao ciao, ndabakunda. Thank you.